impano ufite niyo gukina amafilime yo nuko bigaragara ariko niyo kurongora ayifite pe kagombye kumbwira ibibazo byawe ngeze mfite ibibazo ibihe bikeya se ifunira kwiki ko yari afite ubunyobwa dore kari nk'ubunyobwa bwabahuje najyaga ngira guki umwongeka ngo burya ngo umwana amuvugisha tubaye ikaze nanone mu kiganiro nk'uko bisanzwe njyewe nitwa Cyubahiro ndi kumwe n'umutumirwa hano tumiye ku Ntashya TV yitwa Kabagema arabumva Kabagema bite sani sawa suza abantu dukurikiye hari ndabasuhuza cyane amakuru yawe amakuru yari meza ni meza cyane ndabibona ubushize abantu benshi bagiye bakumbaza cyangwa se bagiye babona ibiganiro nakoze hari n'abifuza kuba bakubona batabimbwiye ariko mbashe kubona nakugeza hano nubwo byangoye okay ngiye bundi ubusanzwe banyita Kabagema original wacu ni mu Bugesera airport Bugesera hariya yes rero nagira ngo okay ho gatoya no guciye mu ijambo ryo bavugaga ubushize hashize iminsi myinshi cyane ariko itari na mike twahuriye ahantu ukorera ndetse nza kubahura n'undi muntu biba ngombwa ko tumenyana tubana inshuti birenze ugira ngo urabizi ndabizi cyane uramuzungu ubanza uramusuhuze kwanza ndabizi aradukurikiye nuko yemba abasha kunyumva ahari rwose ndamusuhuje uriya mukobwa ngiye babasha kuba namupasinga uyu mujama kuko uriya mukobwa ni umwana mwiza warerewe muri quartier kuko ndibuka ko yaje ugiye gutaha urumva uvuga ko yari afite ubunyobwa dore kari nk'ubunyobwa bwabahuje kuko nari ndi muri machine ngiye kubite n'akazi mba nkora ndibuka ko najyaga ngira guki umwongeka ngo burya ngo umwana amuvugisha byagenze bite ndashaka ngo ubibwire abantu dukurikiye neza icyo ndibuka ko Saint Valentin yaburaga umunsi umwe buracyayiraba ubwo ngubwo ikintu wakoze bamuga ati se wanije kuri telefone yawe ndibuka ko yayiguhaye nubwo bitagenze neza ku kanya wenda umwe yaba yacyura nimero y'undi cyangwa iki ariko ndumva rwose uburyo byagenze nabashije kuba nagera gutya ndamanuka iwe kuko numvaga ngiye nshobora kuguta pasi ari ukuntu ngewe natandukanye nawe nta nimero ze ntwaye nawe ntazanjye atwaye nta nimero yatwaye ni ngewe agiye kuzizanira uburyo bikozemo rero bisobanura abantu dukurikiye okay kuno byagenze rero kuno byatangiye kugira ngo buri muntu abone nimero y'undi ndibuka ko umwe yagiye nta nimero y'undi afite kuko ndibuka ko nagiye kuyizana nkamubwira ati se iyi nimero wayihamagara ko ni umuntu ugushaka ati nde ati hari umuntu ejo mwari muri kumwe kandi yifuza nimero yawe kandi nabyo yarigize ambwira habe na gato wewe wumvishe gusa ko waduhuza gusa numvishe ko nabahuza bitewe n'icyo kumva ko wahuza ngewe n'uriya mukobwa mukobwa rero so kuvuga ngo wenda ni ibindi iki ni ibintu byanjemo ngenda bati ubona twahuza mwahuza mukajya muciringa rwose pe rero tegure vuba tugiye kugukubita invitation tayi kera cyane tuzaziguha rwose n'abantu dukurikiye babyumve naho tuzabatumira imbenda ry'umunyu buryo umunyu buryo umunyu noneho ubwo umunyu mwinshi cyane uzarampekeza ku murenge ubwo ndaba ndashaka ikote ushaka ikote shaka gusezerana rwose nawe kuko byaciyemo ngira ngo urabizi urifuza kujya ku murenge ukamanika ikiganza rwose arya bamanika ndabyemeye akuvayo uzi ifuni iri hafi yakwikiye rwose burana ngiye ntago nasezerana n'umuntu kubera iki ifuni y'ikizi ifuni ujya wumva bakubita abantu izo funi ziba ziteye nazo bitarwa n'iki se ubundi ndabona iyo uvuye gusezerana n'umugore wawe cyangwa iki ubwo uba wemeye buri kimwe cyose kakikubwira ifuni zamite ifuni nyine ubwo uvayo ikwikiye ibiri ku musego mbese ibiri ku musego
nase okay cyambere uramuntu amuzi mukobwa ndamuzi uramuzi neza ngiro cenda yizi ni umwana witonda gusa ariko ngiye cyo mbasha kuvuga impamvu mbuze sinasezerana n'umukobwa cyangwa iki ubu ntabwo wakoresha ubukwe reka kubera iki cyetsa nshaje ninsaza nibwo nzavuga ati ngiye n'umukecuru wanjye urumva ngiye n'umukecuru wanjye nkamufata agatoki tukagenda rwose tukabirangiza kuko naga gusuzugura rwose uzabasezerana iki kandi ushaje se kandi ufite n'abana bawe ese ni bake ubona basezerana bashaje nibyo nawe wumva ushaka nibyo nshaka rwose ubwo kudakubitwa ifuni bituruka kuba utasezerana impamvu ugiye hara ku rukiko gitifu nakubaza ati wemeye guhaha cyangwa wemeye kugira uti ndabyemeye rwose ati ndabyemeye buriya rero iyo wavuze rya jambo ati ndabyemeye ubwo mbere ikizakubaho ni uko ni hahandi ubona icyumweru gishize umuntu yirwa yicaye ameze gutyo yubitse igihanga baba baramujunjamishije rero kugira uzandoge gutyo umuti wamenye none wewe ibyo ntabwo bishaka ntabyo nshaka none se ntabwo uzi baba barasizanye bakagira ngo nziza ni bake cyane uburyo mbona umuntu murasezerana biterwa n'iki kugira ngo haze amahoro mu rugo cyangwa bure amahoro mu rugo rero nuko utapfa gusezerana n'umuntu oya ntabwo mbyumva neza gusezerana no kudasezerana gusa ni uburenganzira bwawe gusa icyo ako ntabwo wagiye inama yo gusezerana nta nagiye inama yo gusezerana unanumiye no mu bukwe bwawe wasezeranye nta nubwo nanabuzamo rwose pe kubera iki ntabwo nabuzamo usanga ikwikiye yagora rwose biba bimeze ese ikintu cyaguhaha utandukanye n'umugore basi wenda ngo warahahamutse bitewe n'iki burara ahantu nagiye mbibona ari ingo nyinshi cyane tugenda tubiboneraho ejo ukaba ugiye ku murenge urasezeranye n'uwo mukobwa wamara kugera mu rugo nta cyumweru kirashira kandi imbere mwari mubanye neza mutarajyayo ugatangira ukabona ngo wowe ngusigaye utabwije ngo ibiki ngo usanga ngo wagiye uba wicaye mwande se iyi nzu narayubakiye ngomba kuyitahamo igihe nshakiye nshatse ntabwo ngomba nakuza umukubiteho inzugi igicuku cyose wasinze cyangwa wanatinze no mu nzira ngo ku buryo waza ukambaza ngo sheri nguvuye uba warandongoye se cyangwa narakurunguye mugumvikane ibyo ni bandi usanga ko gusenya urugo nyene navuga gusenya urugo niho bakagufatanya rero niho bagufatiye umugore nakubwira amagambo nkayo nese ukankubaza umugore ngo ntago mucinye mu mucinye ntago abikora reka ku buryo we nyine yiyumvisha ko natagomba kujya ahandi ese bundi kira ni igikoresho umuntu n'umurima bundi utagaragaza ubwo nuriye wayikoresheje sinaza muvuge ngo se ngo nderinga igikoresho cyanjye wakirongoresheje cyambere cyo n'umurima utagaragaza ubwo nuteranya n'abawuhinga mu Yesu uriye umurimo utagaragaza ubwo ngo ntaguteranya abawuhinga uriya ni kuvuga ati uriya nubwo warabona umurima uhinzemo ibigori ndabubona hari ugiye ugafata ikigori ukagicira hasi urumva urongera ugasiba nose ntabwo wabimenya ntabyo wamenya ubwo bivuze ko nawe wabikora rimwe na rimwe ushaka kubikora ni rimwe na rimwe mbishaka nagenda none waza ukambwira ngo warongoye nese haba habuze iki kugira ngo ujye gushaka gukora ibyo ngibyo byose buriya abwira abantu dukurikiye babyumve iryo ni ibanga ry'umuntu ibanga rihese iryo ni ibanga ry'umuntu nta banga ririmo nta banga ririmo ubwo niba ujye ubibwira umugore wawe uzaba ubibona ese ufite umukunzi umukunzi uramufite vugisha ukuri ntabwo ndimo ndabipanga nawe gusa nk'amagambo urimo kuvuga hari umukobwa uzakwemera amagambo se nase bakunda amagambo cyangwa bakunda umuntu bakunda ibikorwa nyine ayo magambo uvuga ntabwo ari meza ibikorwa byo ndabifite amagambo ufite ntabwo ari meza uzankunda uzakunde kwemera uzemera ibyo mvuga aha ngaha azaza dukundane pe nta kunyobora aho tuzagendana nta kibazo barambwiye ngo ufite impano nyinshi ufite impano zimeze zitubuze kimashije kuvuga urabona nk'ura mukobwa nako kanguhera ko ura mukobwa wawe uranabashe kubika pasi mukaba muri kumwe hari none nahaye pasi urashakiye muri Kenya twakundanye umukobwa wese mbashije kuba navugishaho natereta cyangwa nagirane none wabandi kumutereta aho uriya wanjye ndanamusuhuza oya ura mukobwa wawe ntabwo nigeze mutereta cyangwa ni ibanga ryawe reka nakuvanga ibanga iki ura mukobwa ntabwo nigeze mutereta nakubasha ufite izindi impano zihe
nabashe kukubwira ko ari umukobwa nabashe guha pasi wundi ubu yashakiye muri Kenya ndabyumva ndanamusuhuza yitwa Monique wa muri Kenya okay iyo ni impano ya mbere zindi mafite nizihe ko ufite impano nyinshi ufite impano nyinshi zo gukora kuri machine ndazikoresha nta kibazo kandi nashima nura mugabo nkorera rwose ndamushimira kuko yamaye akazi akaba nkujije nakagezeho nyiri umwana muto cyane ariko nta kibazo ko maze imyaka ingahe kuzakora 2016 nibwo urumva hashize imyaka 6 ariko ushize twize kuganira hombira ko abantu bafite impano zitandukanye wenda ufite impano no kubaje impano wenda ufite namuka ngaye cyangwa se zingana iki okay buri abantu benshi bagira impano nyinshi zitandukanye hari abagira impano zo kurongora hari abagira impano zo gukoresha izo mashini nk'ako kazi kanye nakubwiye ko nkarambyeho hari abagira impano zo kuba wapastinga umuntu undi bigakunda ibyo byose mbyisangamo wabasha kureba umuntu ukamenya impano afite mutaganiriye cyangwa y'indoto zawe nazibimenya ubu se nkangiye ndebye ubona ufite ihe impano ufite impano ufite niyo gukina amafilime yo nuko bigaragara ariko niyo kurongora ayifite pe ayifite pe biragaragara biragaragara n'ukuri okay ubonera hehe ubu se nabyo wibonaho oya hako bajya babikubwira oya nta muntu urabikoraho na rimwe se oya so kubaneka bagarukubaneka wembwira wabibonye gute urako nabibona n'abandi niko babibona neza umuntu ubibasha abasata so kuba ngo wenda ngo runaka nje nakubwe ko mfite impano yo kuba ubona ikintu umuntu ikimurimo kimwihishemo ikikwihishemo se nkanje ko ndi umuntu mugari abanga umuntu ni mugari ariko buriya ari byo mbasha kubona ngewe abandi batabasha kubona kuba bimeze okay ngaje ikintu ushaka kumbaza wenda wambaza kano kanya nawe ikintu nagombye kuba nakubaza hose ura mukobwa ufite imigambi cyangwa iki yitwa Ingabire Cyubahiro Ingabire Cyubahiro wahise umushyiraho n'izina ryawe se wahise wongeraho izina ryawe kuri Ingabire iryo ni izina ry'umuryango ni izina ry'umuryango nase mufite umuryango sinjye nta umuryango umwe kandi mu minsi mike tubaza kuba kuzamo undi muntu tube batatu okay mu gihe kingana gite iryo ni ibanga ryanjye ntabwo ari nabwira hano bizigaragaza ibanga ry'umuntu ibanga ry'umuntu ntabwo kagombye kumbwira ibibazo byawe ngeze mfite ibibazo ibihe bikeya se ubu ifunira kwikiye uzabimbwira nuvayo azabimbwira nuvayo nabyifundi nabyo rero rwo turimo gucishamo tugaseka akora igihe wenda ibintu bavuga ubifiteho kamosiyo njemba mbifiteho amakuru kuko urabona hari abagabo benshi cyane bapfa bitewe n'iki ugasanga umuntu ngo se ngo runaka nahaha neza cyangwa iki njye rero mbonye uri kunesha umutwe gutya mpita naguharika rwose wamuharika naguharika gute mujya wumva se size ngize mfite akazi Nyamata urumva mfite akazi Nyamata ufite akazi Kiramuruzi none se yimba nkufite nk'umugore nk'ubwo yatingiye ku kazi mbe Nyamata ngiye kukazi Kiramuruzi ufite umugore zabibwirwa n'ikize ko ufite umugore hanyuma Kiramuruzi n'umugore kugiye zamubwira ko ngiye kandi mfite akazi hari ufite akazi Nyamata ni Kiramuruzi mwo hose nkorerayo niho bigita guharika ukuguharika rwose ubwo wajya umara igihe kingana iki buryo nta batana kuvuga saze ngize bigoye ko babikora cyangwa ufite umugore ugomba gucishamo ukajya mu rugo ukanamurungoraho kongera akaba ngombwa kusubira mu kazi urumva uriya ukwezi kumwe urabona uramubwira ati kuko mfite akazi k'ukwezi ngomba kujya nsimbuka nkajya mu rugo rwose none yambaza ngo uvuye yakubaza azi kuvuye ku kazi reka nese kiza cyo guharika ni iki kiza cyo guharika iyo ufite umugore ahandi amwe yagutesheje umutwe ubasha kuba wajya ahandi ukaba waruhuka ukazaza stress yagabanyuza none urabiteganya vuba ndabiteganya ngiye mfite umugore ngomba kumushakira undi urumva ukarije umwe gutesha umutwe rwose ukaba wanahandi wajya nawo mu mugozi ukiyahura okay
guharika numva ushobora kubikunda wenda ntabwo urashaka umugore cyangwa ngo wenda urugo rukunanire ariko njya mbibona ku bagabo bamwe na bamwe hari ugira umugore umwe akagutesha umutwe kugira umugore umwe ni nk'ikosa bundi ugomba gushaka uwundi hanze wa undi yagutesha umutwe ukahita ujya kuryama kwa runaka ukaryama stress zarangiye rwose cyangwa njya kuwatetse neza kuko guhakaye ati sheri watetse ikira ati natetse inyama ati inyama ati ndaje rwose undi wenda atetse nk'ikira nk'ibijumba ntabwo wabiri nta nubwo nahagera imisego y'ifuku niko ibijumba babyita ako cya kijumba cyaranunze kuba ngana gutyo ni ibyo bafite n'impano yo gusetsa uransekeje pe nta ko ari ibintu urimo kuvuga wenda wikinira biramutse ari byo ntabwo umuntu yapfa gushaka byaba bigoye ntabwo ari ugukina abantu bankurikiye kandi buriya nabo barabona ikirimo hagati buri muntu ahitamo ngewe nuko mbyumva nta murozi ngo wabuze umukarabye buriya nawe hari abantu benshi wenda bashobora kuba badukurikiye bashobora gukurikirana wowe bakumva ko bagushyigikiye hari n'abandi bashyigikiye ngewe n'undi gutyo rero ntabwo wavuga ngo ntabwo abura umufana ariko njye ntabwo nabishimira byo kuvuga ngo uranga gushaka cyangwa ngo iki kubera imbogamizi zirimo nta kibazo wabona nacyo mu buzima utarashaka umugore nta muntu urakubangamira nta muntu urambangamira ubaho nawe reka nibyo nk'uko nanjye nta muntu njya mbangamira nawe mbasha kugendana n'abantu neza ndi umuntu wumvikana n'abantu nk'uko mbayeho rero muri ibyo hagati aho ngaho twifuriza umugisha mu rugo rwacu twenda gushinga nibo wenda bumva bizakunanira ntabwo bizi sinzi ariko ntuduce intege nanone ubwo urumva ari ukuguca intege urumva ari iki ntabwo ari ukuguca intege gusa ntabwo nagukuramo ibikurimo ubwo amaherezo yaba yahe noneho kuba mpuje n'umuntu ukaba wumva udashaka ko twabana ahubwo amahirwe naguha nuko uriya mukobwa imbuga namuciringa neza nta gasuzuguro ntaki wamurongora ukamushyira mu rugo ndumva ari cyo kintu kizima cyane kandi umbwira ibi byinshi by'urugo ntumbwire ibyiza bya rugo nta na biki basi wabwira ntabwo bihira bose reka bishoboye kumira wenda sinzi nawe bizaguhira ndabizi rero katugire tunasezere ku bari badukurikiye twe kuvuga menshi ntabwo ko kuyamara buriya tuzajya ku butaha mu kindi kigali dufite ibintu byinshi byo kuzabagezaho nta kibazo buriya ni byiza cyane abadukurikiye ni uko dufite ibiganiro byinshi tugomba gukora muri ino minsi tubagezaho nta kibazo ubwo nushaka umukunzi nyine azakubaza yambaza nta kibazo abimukorera wabaye nka Kiss FM abantu mbasha kubahuza bigakunda sawa rero ko tubasezerera Astra Vista sawa asante sana